Yes, reka nongere mwifurize kugira ibihe byiza by'umwihariko nshuti mukundwa kuri wowe hama kubana natwe n'amakuru y'incamugongo mu mujyi wa Kigali. Harumvikana impanuka y'indege ibashe kuba mu by'ukuri yakumvikana ko iri guturuka muri Maroc. Birumvikana ko mu by'ukuri iyi ndege ihise inaturika isiturikira hejuru mu kirere. Ndagira ngo muri kubona mu by'ukuri i Kanombe habaye circulation cyangwa se habaye mu by'ukuri amateka adasanzwe. Ndavuga ko mu by'ukuri i Kigali aribwo bwa mbere iyi niyo mpanuka ya mbere ibaye kuva mu by'ukuri u Rwanda rwaremwa cyangwa se kuva isi yabaho, kuko nusakurira nta muntu n'umwe urokotse. Ni impanuka iteye ubwoba cyane, ni impanuka mu by'ukuri byumvikana ko ihise indege iturika. Aka kanya tuvugana abari barimo bose mu by'ukuri nta n'umwe ubashe kuba warokoka. Buriya indege ni kimwe mu bintu mu by'ukuri Imana igomba kurengera abantu barimo, kuko nusakureba ukuntu bigenze mise vuga ko mu by'ukuri nazongera gutekereza no gutega intege ukundi, kuko nusa kureba ibibaye biteye ubwoba mwa Abanyarwanda mwe. Ndavuga ko mu by'ukuri ari inkuru mbi yumvikanye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda hose. Abantu bifashe ku mutwe, amaboko mu by'ukuri bayazingira mu mapantaro, kuko nuza kureba ibibaye ni ibintu biteye ubwoba cyane. Ni ibintu mu by'ukuri ubona ko birakabije. Noneho mana yanjye, aba bantu bapfuye hafi 45 bose bari muri iyi ndege mu by'ukuri bitabye Imana. Ni indege yavaga Maroc, birumvikana ko rigeze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'u Rwanda. Birumvikana ko mu by'ukuri Kanombe humvikanye impanuka iteye ubwoba. Ndavuga ko benshi batangiye kugaragaza amarira n'agahinda, imiryango yabo mu by'ukuri ikaba yatangiye gusaba leta kugira icyo yabafasha, kubera ko benshi cyane bamwe barwaye ihamuka, abandi mu by'ukuri ubona ko bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri batazi ibibaye. Biratunguranye cyane kuko iyi ndege ikiri kumanuka munsi nabwo mu byumvikanye ko mu by'ukuri ngo yahise inaturika. Ndagira ngo murabona ni umuriro Kanombe. Gusa nk'uko byakomeje kugenda byumvikana, abari bari muri iyi ndege yavaga Maroc bose nta n'umwe wabasha kuba warokoka, ariko birumvikana ko mu by'ukuri abari bari ku kibuga cy'indege none aho yaguye, birumvikana ko mu by'ukuri ngo abandi bagera kuri 15, batatu mu by'ukuri muri bo bapfuye, abandi bagera kuri 12 bakaba mu by'ukuri bakomeretse bikabije cyane. Birumvikana ko ari impanuka iteye ubwoba cyane. By'ugariko nshuti mukurwa, reka nizere ko atari bwo bwa mbere tugiye kuba twabana hano kuri Peak Wamutse TV, kubeshe kugenda mu by'ukuri ugerwaho n'ingu zacu gatanzwe kandi n'amakuru akomeje kugenda yumvikana. Ndavuga ko mu by'ukuri ari inkuru y'incamugongo, ni inkuru benshi bari kukomozaho bakumva ko mu by'ukuri ari ibintu biteye ubwoba n'agahinda, kuko nuza kureba ukuntu bikomeje kugenda bigaragara bikanavuga mu by'ukuri uraza gusanga ari inkuru y'incamugongo ku Banyarwanda n'Abanyarwandakazi. Ndavuga ko mu by'ukuri ni inkuru y'amarira menshi cyane, benshi bakomeje kugenda bagaragaza umurogo n'amarira menshi cyane mu by'ukuri kuba bashe kuba babura ababo, nk'uko bikomeje kugenda byumvikana ku nkuru mbi yumvikanye iturutse mu gihugu cya Maroc, ko indege irihagurutse ije kuba mu by'ukuri yahita inaturika. Aka kanya rero mu by'ukuri ndagira ngo turebe namwe kuri izi update zikomeje kugenda zumvikana. Ni update mu by'ukuri zitugezeho muri aka kanya. Birumvikana ko abaturage bakomeje kugenda bagaragaza amarira menshi cyane, nta kintu kiri kuvugwa uretse ko bamwe mu bo bari bategereje ku kibuga cy'indege byaje kuba byumvikana ko mu by'ukuri bari bategerejeyo. Hari n'umwe wari utegereje mu by'ukuri nawe waze kuba yanapfa muri iyi mpanuka cyangwa se yazira iyi mpanuka y'indege. Ni impanuka mu by'ukuri ibaye kuva isi yabaho, nk'uko nakomeje kugenda bikomoza. Niyo mpanuka ya mbere kuva nabaho mu by'ukuri indege mbonye. Impanuka y'indege iragatsindwa n'Uwiteka. Mu by'ukuri ntuzifuze kuba wakorera impanuka mu ndege, kuko buriya ngo mu by'ukuri indege nta n'umuntu n'umwe warokoka. Nuza ko mu by'ukuri indege rero ukuntu yamanutse, nyuma yo kumanuka mu by'ukuri iza no kuba yahita igwa hasi igahita iturika. Nta na kintu na kimwe mu by'ukuri cyasigaye, nta kintu cyari cyaramiwe. Abapilot nta n'umwe wasimbutse. Birumvikana ko yari igiye kugera hasi ku butaka, ariko byumvikanye mu by'ukuri ko indege yaje kuba yanaturika cyane. Ariyo mpamvu nakomeje kugenda navuga uti buriya umwanzuro u Rwanda rwafashe ni mwiza cyane. Umwanzuro wo kuvuga ko mu by'ukuri bazanye indege za drone zitwara abantu babiri gusa cyangwa se zitwara abagenzi babiri. Iyi ndege biragoye cyane mu by'ukuri kuba wahita ukora impanuka ngo ugapfa, kubera ko uba wicaye ku ntebe irimo umutaka. Mu gihe hagiye kuba haba impanuka mu by'ukuri aka kadege katwara abantu babiri kahita kabimenya hakiri kare, kakahita gakingura umuryango ni automatique. Mbega mu by'ukuri ukahita uguruka cyangwa se ukaba wakisanga mu kirere utazi nuko wageze, bitewe no ku indege nyine ikoranye automatique. Ariko ndi kwibaza ikibazo kimwe gusa, ese kuki bivuga ko ku ndege mu by'ukuri haba harimo imitaka cyangwa se buri ntebe yicayemo umuntu ibiri mu mutaka? Ni gute rero abaturage barangara bigezanga ku buryo indege iza no kuba yagwa mu by'ukuri ukabona ko habura n'umwe ubasha kuba wakigira inama yo kuba yagurukira mu mutaka aze kuba yanarokoka atanga ubuhamya? Ndavuga ko nk'uko byakomeje kugenda bivuga mu migani ngo ntabapfira gushira, ariko uyu munsi niko bigenze. Imana ibakire mu bayo, kuko ni ibintu ubona ko bikomeje kugenda bibabaza benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza amarira n'umuborogo wakomeza kugenda wumvikana. Ndavuga ko mu by'ukuri Abanyarwanda benshi bararira cyane mu by'ukuri bagaragaza amarira menshi. Birumvikana ko ari inkuru ibabaje
birababaje cyane, gusa nk'uko nta kindi twakora cyangwa se mu by'ukuri tubasha kuba twahagarika ibyabaye, ariko nyaboneka abatega indege mujye mubanza kuba mu by'ukuri mwasuzuma nemba iyo ndege mugiye kuba mwajyemo mu by'ukuri ari indege yujuje ubuziranenge. Bibutsa gupima indege ihagurutse aho kujya mu by'ukuri bashe kuba bayisuzumira aho ku kibuga cy'indege rivuye Maroc, ahubwo mu by'ukuri batangira kubimenya ko ifite ikibazo igeze mu kirere mu kinyonga cya kabiri, igiye kuba mu by'ukuri ya reportinga cyangwa se yageza abagenzi aho igomba kubageza. Ntabwo mu by'ukuri begeze bibuka bamenye ngo ese mu by'ukuri abagenzi ko tubatwaye indege dutwaye mu by'ukuri yo imeze gute. Bagendeye kuri cya cyizere cyo kuvuga ngo indege irizewe ifite safe yambaye, ariko mu by'ukuri bibagiza ko burya ngo ikibazo kiza gitunguranye cyane, nta kibazo na kimwe mu by'ukuri kirigera kiza cyateguje kibashe kuba mu by'ukuri cyaguteguza ngo ubashe kubimenya. Ari mpamvu mu by'ukuri nakomeje kugenda mvuga uti uburangare bw'abapilot cyangwa se bw'abakora hano kuri headquarter ya Maroc bakagombye mu kuba mu by'ukuri basuzumye iyi ndege igiye kuba yahaguruka nize kuba yateza ibibazo, kuko ibibazo bibaye mu by'ukuri ndavuga ko ari ibibazo bibi cyane, ibibazo bibasha kuba mu by'ukuri byaterwa n'abakora ku ndege. Of course niko nza kuba nabyita, kuko bakagombye kuba bakoze operation cyangwa se bakaba bacekinga cyangwa se bagasuzuma iyi ndege mu by'ukuri mbere yuko iguruka mu kirere, kuko nuza kureba ni nako indege zose zibasha kuba zakoreshwa. Ndagira ngo na Rwanda Air murabizi ko mu by'ukuri iyo igiye guhaguruka barabanza bagasuzuma ese dutwaye abagenzi bangahe, abagiye kuba mu by'ukuri bafite ibiro bingahe, kuko hari n'igihe usanga indege burayemerewe gutwara nk'ibiro toni 2, ariko ugasanga mu bantu itwaye harimo abantu mu by'ukuri barengeje ibiro, kuko umuza kureba hari n'umuntu uba ufite ibiro nka 300, hari umuntu ugira ibiro 300 niza kubivuguza kubyemera, kuko cyane cyane muri bya bihugu bya Maroc birumvikana ko abantu barariye cyane bagira n'ibiro byinshi cyane. Hari umuntu buriya ku isi ngo ufite ibiro 300, ariko si ibintu nyine binarenze cyane ko mu by'ukuri umuntu yagiye ibiro 100 300, ariko ndakeka ari icyiciro kiri hejuru cyane, kuko biragoye cyane kuba wabona abo bantu yego of course. Ariko mu by'ukuri buriya indege ya peshetinga cyangwa se ibasha ko mu by'ukuri yakumva ko umuntu by'umwihariko itwara abafite ibiro 90 100, ariko hari n'umuntu mu by'ukuri ubu abantu benshi cyane muri iyi minsi usanga afite ibiro nk'iry'itanu, afite ibiri ry'ibiri, ugasanga ibiro 20 indege nidakora operation cyangwa se ijya ku munzani biraza kuba byagorana cyane, kubera ko ngo mu by'ukuri amaze kubona abagenzi iri kwikanga cyane, irashaka gukorera amafaranga, ariko ubuzima bw'abatezi iyo ndege ntabwo mu by'ukuri bubashe kuba bwajya mu maboko mazima cyangwa se ntabwo ubashe kuba baburinda. Ugasanga biraza no kuba mu by'ukuri byatuma abantu bagiye muri iyi ndege ntabwo bizeye ko umutekano wabo ari muzima, ariko uyu muntu ateze indege mu by'ukuri akenshi yumva ko nyine atekanye. Ariko burya mbonye iyi mpanuka inantera ubwoba bwinshi cyane, kubera ko nahise mvuga ko mu by'ukuri ibintu byo gutega indege ari ibintu mu by'ukuri bifite ba nyirabyo. Ariyo mpamvu mu by'ukuri buriya kugira ngo indege ihaguruke hagomba gukoreshwa operation kugira ngo barebe ese mu by'ukuri indege ihagurutse itwaye ibiro bingahe, ihagurutse abagenzi itwaye ari bangahe, ibiro byagenwe ni bingahe, kugira ngo mu by'ukuri harindwe ikibazo cyose cyaza gutuma uri muri iyi ndege mu by'ukuri abasha kuba yabura ubuzima bwe kuri uyu munsi. Ari nabyo bibaye kuri Kigali.